Amahoro y'Imana bane natwe. Amazina ni ayandi, Umutoni Sandrine cyangwa Sandra, byose birashoboka. Tukaba tugiye gusangira hamwe ijambo ry'Imana. Mbere yuko turyumva, nkunda kukubwira ushime. Mbere yuko wumva ijambo, mbere yuko utegura umunsi, ushime. Tugiye kubera ko hari benshi baba bateguye plani, bagategura gahunda ngo turakora ibi n'ibi bikanga. Wowe rero wabyutse bikemera, shima, ntacyo watanze. Wowe wateguye umunsi ukabona urakunze, shima. Wowe wabonye ifunguro ry'umunsi, shima. Tugiye kumanza twashima Imana mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana. Mwami Imana, turagushimye, turaguhimbaje. Uwiteka Nyiringabo, waturinze, wabanye natwe, watugiriye neza, twebwe abo wacunguje amaraso yawe. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishirwe hejuru. Tugiye kumva ijambo ryawe, reka ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amena. Tugiye gusangira hamwe ijambo ry'Imana. Turasanga muri Yesaya 44 umurongo wa 25 wo wonyine. Haravuga ngo indagu z'abanyabinyoma zihinduka ubusa, abarozi nkabateza ibisazi. Subiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo riratubwiye ngo abarozi, babandi bakubangamiye, babandi baguteye ubwoba, babandi batuma udatera imbere, babandi ujya kugera ku kintu bakababazwa nuko wakigezeho, cyangwa se babandi babona ubuzima bwawe bakarara badasinziye, babandi batishimira iterambere ryawe, ngo izabateza ibisazi. Babandi bumva ko baguteza ibibazo buri teka, babandi bumva ko utakwishima, babandi bumva ko utanezerwa. Kristo agiye kubateza ibisazi, we kugira ubwoba. Nubwo yaba yaraguteje ibibazo akatuma ibigeragezo bikugeraho, ikigeragezo cy'u Burundi kigatumira icy'u Rwanda, icya Kongo kikatumira icya Uganda, uhumure, ni Imana ishoboye byose. Babandi barara ku nzu yawe, ntabwo uzabura abakurwanya cyangwa se abaguhiga, ariko ijambo riratubwiye ngo izabateza ibisazi, bazabura amahoro ku bwawe. Umurozi buri teka ahora arusha, nta munsi yumva atuje muri we, ahora aruhijwe n'ubuzima bwawe, ahora ahangayikishijwe n'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu azahora arushe. Kandi ntugahunga umurozi cyangwa se ngo uvuge ngo reka nimuke umurozi. Umurozi iyo wimutse ukazinga ibiringiti, ukazinga amatera, umwikorera mu birago ukamusanga aho ugiye, ahubwo ugasanga ruta wa wundi. Wowe senga, wambara imbaraga z'amasengesho, utsindishe gusenga. Umuririmbyi araririmba ngo ibyo byose nzabinyuramo nsenga, kuko na Yesu yabinyuzemo asenga. Abakwanga bazaba inshuti zawe. Imana ikugirire neza, Imana ikurengere kigeragezo cyangwa se ikibazo waba urimo. Babandi bumva kutaheka, uzabahekana kubera Imana. Babandi bumva kutabaho, uzabaho kubera Imana. Ntabwo umuntu narara iwawe ari kubyinagura, uzumve kuri umuntu ukomeye, kuko nta mujuru uzaza kugutera ari kubyinagura iwawe. Azavuga hari ahantu hari umuntu. We kugira ubwoba, ntabwo Imana igibura abo yangaje kugira ngo iturinde. Uwo ngo ari iwawe ari kukurinda, ari kugukorera izamu. Umuririmbyi w'109 aramfasha cyane ngo niseguye amaboko ya Kristo. Reka kugira ubwoba. Hari agatekerezo kamwe gakunda kumfasha. Umwana w'intama n'umwana w'inka babaye inshuti. Bamaze kuba inshuti, umwana w'intama ageze mu rugo abwira nyina, mama, nabonye inshuti y'umwana w'inka. N'umwana w'ingwe ageze mu rugo abwira nyina, mama, nabonye inshuti y'umwana w'intama. Bagira ahantu bamenyera bazaza bahurira buri teka. buri munsi bakahahurira. None inzara iza gutera mu gihugu, inzara ije gutera mu gihugu. Umwana w'ingwe nyina aramubwira ari nijoro, mwana wanjye rero mu gihe nk'iki cy'inzara
uriya mwana w'inshuti yawe turabakacira tukabarya. N'umwana w'intama nyina aramuburira ari nijoro, aramubwira mwana wanjye mu gihe nk'iki cy'inzara bariya bajya badufata bakaturya. Arangije wa mwana w'ingwe uko yamenyereye ngo bagende bahure, aragenda. Arangije aragenda ararindira aramubura. Arangije arahamagara, agenda ahantu hirengeye ku gasozi. Umwana w'intama yari ari mu mubande, arahamagara, mwana w'intama uri hehe? Arangije aramubwira ngo hari tureberera ku manywa na nijoro. Utewe ubwoba n'abarozi, hari tureberera. Reka kugira ubwoba kuko Kristo yaranesheje. Tugiye gusenga Imana. Wowe waba urembejwe n'abarozi, wowe ukora bikanga, wowe ufite ikibazo cy'inyatsi ukaba waragitejwe n'abantu, ugiye gusenga. Gira kwizera, zamura kwizera, kuko wumvishira ijambo. Udafite kwizera byose ni ubusa, ahubwo zamura kwizera. Iyo nkurikiranye ijambo ngo ni Imana ishoboye byose, umurozi yagukanda. Reka kugira ubwoba kadusenge. Mwami Imana, turaguhamagaye iyi saha, duhamagaye uburinzi bwawe, twisutseho amaraso yawe. Uwo ari we wese urareba iyi video, musutseho amaraso yawe. Umurinde abanzi n'abarozi, umurinde abagome n'abagambanyi, umurinde ibitavuga Imana. Ibituma tudatera imbere tubisubije inyuma, ibiduca intege tubiciye intege. Duhamagaye gukora kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zimira izindi zigaragare kuri buri wese, nakora bikunde. Mwami Imana, icyagambiriye gukora gikunde, kuko icyo urimo kirakunda, icyo uhagazemo kirakunda. Mu izina rya Yesu, reka umurengere umutabare, umubere maso, kubera ko wabaye maso yabera maso ubusa. Ndagusabye Mwami Imana, urushe uremerewe umugirire neza, umutabare kandi umurengere. Abantu barota inzozi mbi ndazisengeye, dayimoni w'inzozi mbi ndagusubiza inyuma ku buzima bwa buri wese mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye gukora kw'Imana. Mwami Imana, umucyo wawe umurikire buri muntu wese urareba iyi video, uburira ryamaho umucyo wawe umumurikire mu izina rya Yesu, amen.